Mu karere ka Kirehe humvikanye urupfu ruteye ubwoba rwateye benshi gushya ubwoba nyuma yo gusanga umuntu yarishwe nyuma akaza gutwikwa umurambo we ugasangwa uziritse amaboko mbere y'uko abamwishe bamuhambirira mu mufuka. Ese urwo rupfu rwabereye mu kahe gace ko muri kano karere? Ese ni bande bakoze ayo marorerwa? Ese uwo muntu wasanzwe yarishwe yaba yitwa nde? Ese byabereye hehe? Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bwatangaje iki nyuma yo kumva urupfu rwakorewe uwo muntu kandi rukomeje gushavuza abatuye muri aka karere ka Kirehe bitewe n'ukuntu uyu muntu yasanzwe ameze? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye hano kuri KN Radio, ijya munsi y'iyi nkuru tugiye kubagezaho urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutera ubwoba abatuye mu karere ka Kirehe bitewe n'urupfu uwo muntu yabasanze ameze, ndetse bigomeza gushavuza abatuye aka karere ka Kirehe. Niyo mpamvu abagiye batandukanye bahise batabaza inzego z'ibanze ndetse n'iz'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano kugira ngo baze barebe ukuntu uyu muntu yishwe urupfu rubi. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni agahinda gakomeye cyane kandi binateye ubwoba abantu benshi cyane bitewe n'inkuru y'incamugongo yumvikanye mu karere ka Kirehe, aho baje gusanga umuntu yarishwe urupfu ruteye ubwoba rukomeje guteza urujijo mu barubonye ndetse n'abarwumvise bitewe n'uko uyu nyakwigendera yasanzwe ameze. Uyu nyakwigendera bivugwa ko yari impunzi y'umurundi yitwa Ndayishimiye Lazare, yabaga mu nkambi ya Mahama iherereye muri aka karere ka Kirehe, aho yasanzwe mu cyumba yabagamo yarishwe yarapfuye kera. Umurambo w'uyu musore w'imyaka 25 y'amavuko wari warahungiye i Mahama muri 2015 wabonetse nyuma y'uko bagenzi be babaga hafi y'aho arara bumvise umunuko udasanzwe. Ubwo bajyaga kureba basanze uyu nyakwigendera yarishwe. Bakimara kubibona ibi byose bahise bihutira gutabaza inzego z'ubuyobozi ndetse na polisi y'u Rwanda yo muri ako gace. Amakuru kandi atangazwa na bamwe mu baturage batuye muri ako karere ka Kirehe bavuga ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko uyu nyakwigendera witwa Ndayishimiye yaba yarishwe anizwe n'abagizi ba nabi. Umwe mu bararaga hafi y'uyu nyakwigendera cyangwa bari baturanye yagize ati: telefone ze ebyiri abapolisi bazisanze iw'umwe mu baturanyi b'uyu nyakwigendera, hanyuma itsinda ry'isoresore zabaga mu cyumba kiri hafi y'icye zarahunze. Ntituzi igihe zagendeye. Ibintu byose byari mu nzu ye birimo amagare abiri, icupa rya gaze, imyenda n'ibindi byose byaribwe. Umwe mu bayobora impunzi z'imahanga
avuga ko isoresore zahunze zisanzwe zizwi ndetse ko ibintu byibwe Ndayishimiye byasanzwe aho zabaga. Uyu yunzemo ko bigaragara ko urupfu rw'uyu nyakwigendera rwari rwarateguwe kuko umurambo we wabonetse waratwitswe ndetse uziritse amaboko mbere y'uko abamwishe bamuhambira mu mufuka. Umurambo w'uyu nyakwigendera ukiboneka wahise ujyanwa ku bitaro bya Kirehe kugira ngo ukorerwe isuzuma kugira ngo baze kumenyekana intandaro y'uru rupfu rwa nyakwigendera icyaba cyaramwishe. Ibikomeje kumvikana muri aka karere ka Kirehe bikomeje kugenda bitera ubwoba aba baturage bo muri kano karere bitewe n'ubugome bukabije bukomeje kuhabera nyuma y'uko biboneye amaso ku maso ukuntu uyu nyakwigendera yishwe urupfu rubi. Ubugizi bwa nabi nk'ubu ngubu bukaba bukomeje kumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hagakomezwa kwibazwa ikizatuma ibi byose bicika nyuma y'uko abagiye batandukanye bakomeje gushya ubwoba bitewe n'izo nkuru mbi zumvikana hirya no hino mu gihugu bitewe n'uko ahagiye hatandukanye hakomeje kugaragara impfu za hato na hato. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe cyangwa ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo tubaha ndetse n'ikinenga ibyo tubaha bitewe n'uko muvuga ibyo mushaka ko tuzahinduramo nabyo kugira ngo tubyongeremo kugira ngo tujye kutubaha amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde umunsi ku wundi.